abakozi bagira umuntu bashobora no kubishagira umuyobozi n'uramutse ariko niyo mubwira ngo uburyo Yozafina anyumvira ntashobora kugira ikintu kimubwira Dodi cyangwa umuntu iswe bimuzomo ikintu yamubwiye ntabwo yamubwiye ko yakubonye hano baje kwiba sibyo nta kindi kintu yamubwiye kumubwiye ko atagomba gutuma winjira hano urumva icyo nari kumva ni gute uriya mukobwa urambye ngo turavukana tuvukana kuri mama gusa ikindi ahantu imbere ruje ngo Kamanzi wa mukuru wajye unyereka ngo ni papa wanjye none se mama yari umugore wawe akaba n'umugore wa Kamanzi nje ndumva ntarabyumva neza ibintu nta mugore nigeze buriya nanze gushaka umugore kugira ngo mbanze nkurere ndinde ubuzima bwawe icyumweru cyose kirashize atanyitaba atanandika wenda n'ubutumwa bugufi ibyo bisobanura ko ari cyati nta kindi kintu napfanaga usibye umunwa wawe ibintu wagiye ariko waragiye umubwira ariko ntukashyira mu mutwe bingana gutyo niba ari n'itabi bamwe umusajyi ugabanya itabi ariko wewe bukiye atasanga hanze naberiya upfa wewe bukiye atasanga hanze bikumva wewe muri tekinisi gahita mwishura sibyo Eliya babarira bra wewe bukiye atasanga hanze naberiya upfa wewe bukiye atasanga hanze bikumva wewe muri tekinisi gahita mwishura sibyo Eliya babarira bra sheri ni igiki cyakubayeho ni ikihe kintu niriye kosa n'abana baragukoreye ni iki gituma nkwamagara buri munsi sheri ni iki gituma nkwamagara ukanyihorera hani gihorere kugira ngo mbwe ko nta kibazo kiri hagati yanjye nawe ufitanye nawe seriously hani nta kibazo gihari humura ni gute ngiye nshobora gufata telefone nkaguhamagara icyumweru cyose ubona missed call yanjye muri telefone yawe shiri mbwira nimba ari n'umuntu waduteranyije sibyo ngiye nzi ko nta kosa niri nayo nta kintu nakora cyakubangamira nawe urabizi nakubwiye ko mukunda nimba barakubwiye wenda ko hari ikindi kintu nakoze barambeshyira ngiye nta kintu nigeze nkora nzi gishobora kuduteranya nge nawe mbwira ni iyihe mpamvu urimo kumunga bigeze hano bijya gutuma nkubwiza ukuri ko ndabona utangiye kwikeka ibidahari ukavuga amakosa y'ibintu bidahari mu by'ukuri tuza shira umutima wawe nkubwire urabizi ko nanjye ndagukunda sibyo nk'uko nabikubwiye ni ibibazo byo mu muryango maze iminsi mfite ibibazo byo mu muryango yego ariko kuri iyi nshuro ntabwo nishimye sinameze neza ntabwo ari kubera impamvu zawe ni ukuri ibibazo by'umuryango by'umuryango gute ni ibibazo byanjye nihariye biri gutuma numva muri iyi minsi ntameze neza ndumva nashaka ko reba amaso ukuntu yabaye ubwirijwe urirangira ngo n'akazi naje kukureba ku kazi ejo bundi ndakubura ni ikihe byananiye siyo nkubeshya hari ibintu bimaze iminsi birimo kumbaho numva ntarakira neza ese ni ibibazo bya wa mukobwa byakomeje kubaho nabyo birimo ese singira ngo waricaye uganira na papa wawe kuri cya kibazo cya wa mukobwa twaravuganye ariko hari byinshi hari n'ibyinshi namenye bitari biri ngombwa kubyakira birangora ariko ubu nta kibazo reka tuzabiganiraho undi munsi aho ugomba barengere umeze ute makuru yawe ntabwo nakubwira ngo meze neza nawe urabizi ni gute namera neza njye nawe ntazi ibyawe ni gute wumva ko njye nawe nimba dukundana ushobora kugira ikibazo ukakimarana umwanya ungana gutya iminsi ingana gutya tumeze utese ngira amakuru yawe wowe kumeze amakuru nayanganye yagahinda n'ikimaranye iminsi nta kibazo njye meze neza ubu ngubu namenyereye meze neza wikumva ko ukomeye kubera ko nje kukureba wibinyumvisha ariko biri kure y'ukuri biri kure y'ibintu biri mu maso yawe ibintu uvuga bitandukanye nawe uko ufite uzavuga gutya no yimbona mu minsi ngahe ishize ukuntu nayo nabaye nyine niyo mpamvu ngenje kukubaza ubu byarangiye n'ukuri byarangiye aho ndeka wambabarira tukamenya baza akabazo kawe yego ikibazo
ndagukunda. ese unkunda ku rugero rungana iki? Okay, ntabwo nashaka gupima kereka buri habonetse nyine urugero nk'iki ikintu gipima urukundo kwa cyo cyabidufasha muri Kongo ariko n'utageze aragereranya sibyo ariko tekereza nimba njye nawe twitwa ngo turabashe sibyo ukagira ikibazo kimeze gutyo ukakiherera nabikubwiye ni ibintu bijyanye nawe n'umuryango wawe ese basi nanjye ninzajya ngira ikibazo nzajya ereka kuba uri umuryango kuba ari ikibazo cy'umuryango wawe ntabwo byajya kure yuko nanjye ntacyumva nimba uzinjira mu kibazo nkaguma ku ruhande rwanjye ngiye numva ko ibintu urabizi ntacyo naguhisha nayo kubwibona byandi bya mukobwa nyine byose byarahuriranye biragenda ibindi bintu ariko mbabarira niba ngombwa nzakubwira naricaye ndahangayika ndavuga ese uriya mukobwa yaricaye arandeba abona ko wenda nashobotse yumva ko no ibyo nibyo watekereje ku giti cyawe cyangwa watekereje ariko nawe bihuriye humura kuri njye nawe rwose ibintu bimeze neza ishyire mu mwanya wanjye ndabyumva ariko ndagira ngo uhumurize ko nta kibazo gihari njye nzi ko naguhisha amarangamutima yanjye yaba meza cyangwa mabi mpfa kuba nkukunda ndabikubwira singukaniye ko ikibazo kitari gihari ariko n'icyanjye n'umuryango kandi bimunabiziho sibyo mbabato byoroshye urabizi ndagukunda humura urumva umeze neza none ubu ngubu rwose nizere ko utazongera kumisha ikibazo uhuye nacyo no nta kibazo ubu ngubu umeze neza niba umeze neza genda ushyiremo sipuresi wambare tennis de sport tujye muri siporo n'ubundi turava izo stress zagabanutse okay noneho ubu ngubu ntabwo bafite ko naguhamagara ngo uzange tuganire humura nta kibazo gusa amakuru mfite noneho aratangaje afite ukuntu ameze ukuntu gusa naje gusanga ibintu wambwiraga uri ufite ukuri wow akubwiye ibi bintu nari mbizi kuzabimenya wow that's good nakubwiraga ibi bintu nari mbizi neza bikoreye ubushakashatsi nabimenye ariko ukuntu wabimenye oya gusa byo papa wigunya kuvuga ngo wenda ngo yarakwihakanye n'icyo ugira ngo yaragutaye n'iki uko ubizi ntabwo ari kubimeze ubundi muri make nawe uko uzi inkuru naje gusanga nawe bihuriye n'ukuntu wayimbwiye wowe wishyira mu mutwe ko papa ngo yakwihakanye ngo iki papa ntabwo yakwihakanye umve ngo turavukana kugira ngo tuvugane kuri papa ese uriya ntabwo ari papa wanjye reka ntabwo ari papa wawe nese wese papa wawe ntabwo ari utubyana reka gusa nahita ari papa wanjye kubona bimenye nkumva ijoro n'isi imeze nk'aho binguyeho nanjye kugeza ubu ngubu niba tuye mbimenye kugeza ubu ngubu kuri uyu munota nanjye nzi ko ari papa wanjye mbabarira umbwire wabibwiwe n'icyo wabimenye ute nyine umva ni ukuvuga ngo uriya uyu papa yari afite mukuru we witwa Kamanzi yamunsigiye ndi umwana muto cyane w'uruhinja bivuze ngo nawe si papa wanjye gute se kandi ngo papa nyine papa umbyara mama yamutereye umwana ari uruhinja urwo ruhinja rwari rwongeyewe noneho papa biba ngombwa ko ajya ku kazi abura uko abigenza nibwo yaje kubizanira uyu nguyu niko kundera gutyo nanjye wumve ngo nakuze nta ibyo bintu byose wumve ngo namenye kubera wowe ntabwo nari nzi ko uriya atari papa urumva ko rero wowe ntabwo tuvugana kuri papa urumva Kamanzi niwe wari papa wanjye yesu none se ngiye nk'abandi he wowe rero wowe ubwo kuko yari mwinete dushobora kuba tuvugana kuri mama ubwo wowe mama sinzi nisha kuba yarakubyaranye n'undi mugabo cyangwa se nese we mama uramuzi nyine mama ntabwo muzi ngo niyo mpamvu navuze ngo reka uze mubwize ukuri ukuntu amakuru namenye noneho nawe ubyibuze mubaze amakuru ya mama bimeze bite kuko njyewe ukuntu ndacyamwita papa niba ndeze sinzi ko nanashaka no kutavuga papa urumva nyine umva papa wahangaha yambwiye ukuntu
papa wanjye yamuzanye ndu uruhinja ngo mama yantaye urumva yanjugunye uwo papa wanyawe nyine amuzanira uyu nguyu aba arandera nuvuga ngo kuva icyo gihe ntabwo azi amakuru ya mama nanjye ntabwo nzi amakuru ya mama ahubwo nahise mvuga ati ngize amahirwe byibuze wowe urahita umbwira mama amakuru ye ese aracyariho abahe bimeze gute uragira ngo amakuru mama sinjye ndayazi ngo nawe ntabwo uzi mama nanjye ko muheruka ndi mutoya cyane njye nirewe na nyogokuru aragukunda cyane nakuze ndi kumwe na nyogokuru nyuma nimba byaragenze biteye uvuze ngo ntabwo uzi amakuru ya mama mwakuye he rimwe barambwira ngo ari mu mahanga ubundi ngo yagiye mbese ntiwamenya ibya mama nimba yarapfuye njye niyo umuntu mbajije akenshi umugabo ntawe uri kuko ntabyo nzi mperuka ndi mu myaka 5 uzi ko buriya nanjye ko ugiye kumbwira amakuru ya mama reka ngo yagiye mu mahanga kuko ubu nari nishimye kuko mbona nakuze nzi ko nta mama ngira nzi ko uyu nguyu ari we papa wanjye ubu nari nishimye numva ko tuvugana kuri mama numva ko ugiye kumbwira amakuru ya mama nyogokuru niwe ubona we afite ikibazo yibaza nabyaye umwana umwe nawe ambera ikirumbo nsigira imfubyi mbese ariko reka nkubwire ibyo ari byo byose tugomba gukurikirana ibintu tukamenya ari ibiki tukamenya impamvu yadutaye tumushakamo iki umuntu waguta uri umwana w'uruhinja ubu wawe ungana nka gutyo ukajya kumushakamo iki oya reka nkubuze ko ubu dushaka kuba dufite n'abandi bavandimwe tutabizi ariko sister wajumba bara uzi ko naho na nyogokuru niyo yazaga yambwiraga ngo ni tantine ibaze nimba nyogokuru wanjye ataramubwiraga ko ari mama uwo mubyeyi uwo nawe nzashaka reka nkubwire uko byagenda kose mama wawe ari mama wawe tugomba kumenya amakuru ye niba arapfuye tubimenye niba ariho tumubaza ibibazo kubera iki yantanye papa ndi uruhinja kubera iki wumva yagutaye gusize kwa nyogokuru wenda yarapfuye uzi ko njye sinjashaka no kubyibanga nabyo tukabikurikira tukamenya niba yarapfuye koko yarapfuye bamuhambye hehe nabyo tukabimenya twagira amahirwe kuko ntawe nabonye nta cye cyiza nzi dushobora no kugira amahirwe tugasanga akiri muzima tukamubaza impamvu z'ibi byose yakoze impamvu yahaye papa abona ari papa akamuntana ndi uruhinja ubu si papa yaba adafite uriya murumuna we ngo umunsigire byari bugende gute none unyumvira nawe narengize ngo byibuze wowe yarakureze hari n'amakuru numva nawe yagiye warezwe na nyogokuru ari we unyitaho ari we umpa byose uzagenda ubaririza njye ntawe nkeneye kumenya na nyogokuru yarapfuye utuvugana uzabaza nde ntagirekeraho ubwo nibi twabimenye n'ibindi tuzajya tubimenya buhoro buhoro gusa ndumva ubuzima bwanjye bwose kugeza aho ngera aha ngaha ari ubuzima bw'ikinyoma gusa reka cyangwa twikorera ubuvandimwe bwacu busanzwe bw'ababyeyi ubuse ko atatwitayeho turi abantu tukaba dukuze nadi ndumva nataye n'umutwe ubu turamutse dufite abandi bavandimwe kuko twabigenza dute uko twimenyereye gutya wenda imana izongera ibikora iduhe n'undi nimba ahari mama we mureke muveho yatwanze nta impamvu nari nkuhamagaje nagira ngo kabisa musaba imbabazi nagiye kwa Gahera mbonana nawe amaso ku yandi turicara turaganira nsanga koko ni ikindi kibazo yifitiye we ku ruhande ntago ari ibyo wamubwiye urumva abagabo bararya imbwa zikabiziranye none se njye nta kindi kintu watekereza gusibye wowe asubira ngira ufa bingana gutyo ese kugira wahiriye mu nzu ntarana adapfunda imitwe aka nta n'ibirenze ariko nta kibazo umuntu yandise ko tw'ubuzima twanyuranyemo nta kintu wambura mu buri ko kubabarira nyine ntari bijyanye nawe kabisa singera kumbwira nabi turamafimana twongera tukaba abavandimwe iyo muri ibitekerezo ngewe narakubabarira tugeze usaba n'imbabazi cyane kuko njye muri njye nari mbohotse nari nzi ukuri ko nta bintu bizajya niko bimeze nawe ahubwo si ko wari umpamagara n'ubusa ugiye kumpamagara kandi uzi ibintu byabaye ejo bundi kuri kakuzi kanyu uvuga se yaba yarabivuze kaza vinaze kavuga se ko kakubonye hano kabibwira mame nadati karakana kankunda kuyonka mbega ndagakontorora nta kindi urumva
mubwiye ngo ntuvuge ibi ngibi ntiyabivuga ubwo mushubuje iki ankunda kubiburiye biriseri ntabwo nakora mujye mwigenzo se akuzi shawe koko nuko reka mubwire ntawe uruhanze usibye ko wigira gutyo umukozi wo mu rugo umukozi wo mu rugo si n'iki si umuntu nk'abandi ndabizi ni umuntu nk'abandi ariko ntabwo namwiteza yazamenyera mwana yazamenyera kabisa ntabwo nabikora ariko uzatera inyana ibyuma nta birenze umva ko akareka ntabwo biriya bintu nabikora kabisa karimo mu maso umeze nk'umaze kubikura gatanu njye na Josephine Mungu yerega ndakuzi ntabwo nabikora mwana biri serisi nabikora ushaka kutabikora wenda nta nubwo nanabitekereza muzima asi inshuro tuva mu mbare maze kubyinisha ibyana mbona wayagaye ariko burya n'umusaza atinya nyina njye rero ntabwo buryo butarasara bya nyabyo ubundi se bitaragira kuri level kujyana hahandi bajya babajyana narasaze se njyewe neze ndi muzima nyine nigeze mvuga ndi muzima niyo mpamvu rero nimba n'umusaza ashobora gutinya ibintu ashobora gukora kuko njye nabikora ndi muzima aka nta birenze wazakoma ari nkawe wabikora zakome wese njyewe nzaguhe pasi kubita ingegera azagukubita ipanu uko byumva azakongeza indi ibivuga umusa agatwi yarakamenya ako yongegera bamenye gute yarabimbwiye yarakamenya ariko kaza ubwenge igihe wapigiye twazamukaga ngo kuri porotaye urabizi ko twahagaze hirya y'inzu ye tukavugana yahise akubona n'ubundi yarabinsobanuriye byose ndamubwiye ni we pfusha bihatabyumva ugasanga baranyambara naho ubundi nahise nyine nawe urabyumva yitwa Josephine ari kuri mwese yagukubita noneho n'isafuriya ntabwo yagukubita ipanu gusa yitwa Yozo gafite isura nziza nubwo nta gataya ariko urangurira inzoga uyu munsi nabyumvisha kugira ngo mwese no hari umwanya urabizi ntabwo nawe kereye kugiye mu ishusho yanjye ahubwo ishusho yawe ese umenye n'ibyaryo musa nyine cyo nzi icyo byakugora kereka ari nkanjye njye mbimubwiye akara nakwizimiriza ntabwo ari aho gutakaza umwanya none urimo uranshuka ngo ndikubwira kwizimya njye nigeze nkubwira ugiye gufata umwanya wanjye ntabwo nacagayira inyuma kabisa hejuru ya Josephine ubu nta n'undi mukobwa numva natereta usibye gahera n'umwana iyo nkunze ndakunda ikibuga gusa ndi ikibuga kubera ko wanize kubera ko wabaye inganzo kubera ko wanize uzihurira ahubwo se amafaranga musuza ari amafaranga azaboneka azaboneka ryari amafaranga azaboneka mwana asibye hari igihe amafaranga tutayahiga uzahura muri ibyo vuba amafaranga azaboneka nese uragira ngo bigenze reka ukaziboneke byabone tamutegereza reka wowe tugire tuve hano utaza akadusanga hano utambwira kuri telefone warinze kumuhamagariza hano cyane nawe Faustin urabizi niwe njya mbwira agahinda kanjye Chris namuze ngo mwiture umujinya wose amafaranga namutanzeho n'iki wa mugabo byaje kurangira atari papa yego urumva urabizi ko nashakaga imitungo kuri uriya mugabo ndabizi ibyo ni nkaho byafirinze ikindi utaruzi uriya mukobwa turavukana ariko tuvukana kuri mama ntabwo tuvukana kuri kiriya kigabo kandi nicyo cyari gifite imitungo gusa urumva kirumva atari n'ibintu bikomeye bidakomera si imitungo icyo nirukankagaho cya mbere byari ukurwana no kwinjira mu mutungo w'uriya mugabo urumva reka rero mugire inama uretse mubwiye utarangira n'inama urabyuka uriya mukobwa ntituvukana kuri papa noneho ubwo tutavukana kuri papa tuvukana kuri mama wenyine urumva none n'umukobwa nawe namaze kumubwira ibyo byose arashaka ngo kujya kureba mama ngo aho atuye mbese arimo arazana ubutesi bwinshi wereka nkwerekereje ibintu ugiye kubigenza gutya icyambere uriya mugabo mwihorere reka nkwereke banza unyumve uvuga ngo uriya mugabo imitungo yose afite ashobora kuba yaranditse kuri uriya mukobwa cyangwa yaranimwanditseho kubera ko niyo mwana wenyine agira sibyo kandi ikindi wowe uvukana nawe uvukana n'umukobwa nyine ntabwo uvukana uriya mukobwa kwa mama ko imitungo yose banditse kuri nde ku mukobwa uriya mugabo mwihorere
ahubwo ngo bigenze kwa kundi wabigenza komeza umuhate keya umusogana nyine kwa kundi umwereka urukundo n'ibyo uriya mugabo mwihoreze nuvuga ngo kuba ari atakwemera atari papa wawe ibyo ntacyo bivuze pfa kuvugana n'umukobwa kwa mama niba hari n'ibyo arimo arakubaza bya mama wawe n'ibiki ngo ashaka kumushaka ngo ahari umuntu wadutaye tukiri abana utaranyitaye undi umwana ni ntabwo nkimushaka mu buzima bwawe no mwihoreze ahubwo pfa kuvugana n'umukobwa iki kintu cyane abantu imitungo yose bayanditse kuri bo nuvuga ngo ibyo bizakora byose rero nk'igihe bamaze atagira umuvandimwe kumva ngo hari umuvandimwe yabonye ntabwo rero yakwiteje we kumeza umuhate keya tugenze kwa kundi uriya mugabo ibyo akora byose umwihorere n'undi final bisarangira uyabona sibiki umukobwa nawe arimo arazana ubucucu n'ubutesi uje mwihorere ahubwo hari ibintu birenze wamamagariye numva nta bintu bikanye ahubwo icyo wakora komeza kwa kundi umuhate keya mwigishe nyine ukomeza umwereka urukundo none imitungo yose bayanditse kuri we cya Faustin ntakubeshye niyo yambwira ngo iki uriya mugore sinshaka kungarukira muzima habe na gato ndamushaka mushaka hiki icyo atamariye azamarira ubunini none nde umushaka cyambere wagezemo hari uriya mukobwa muzi umwereka urukundo nka umukobwa rero afite ubucucu ngo mama ngo mufashe tumushake nyine namweretse ko namubera umwana mwiza nyine ariko ntabwo byanshimishije kuba arimo aranyibwirishwa aho usanga arashaka we yakuriye mu mitungo shafi afite nyine ubuzima ntabwo mwihorere kuba ibyo wakubwira mwihorere ibya mama wabyihorere urumva ntikomeze umwigishe umuhate keya icyo nzi cyo umva ntazi oya no wewe ukiri gupanika ngo uparika genda mbaga n'ibindi bintu birenze ibintu ubwira birarenze mani mbuze uriya mutungo naba nkombye natakaje amafaranga afite umukobwa nka muvukana mufitanye amaraso kandi imitungo yose bayamuritse kuri we nakoze ibintu byose bishoboka ngo ninjiremo hariya ndabizi Chris nawe ntacyo yabimfashije uriya mugabo mwihorere icyo navuga uriya mugabo mwihorere nta mukobwa muhate keya ibintu by'ibyo final rero uzambwira uko bizagenda cya Faustin gusa ngomba kubamo kigabo paka ngezemo hariya ibintu wagezeyo ahubwo icyo usabwa ni uku sindageraho hari umukobwa w'umutesi ari wicika intege ko ari byo gacika intege n'ibyo wicika intege inyandiko y'agahinda kanjye n'umubabaro mfite bikubiye mu kidanago cy'ubuzima bwanjye inyandiko y'agahinda kanjye